na amahoro meze neza ndashima Imana no kuri na amahoro masa nanjye meze neza cyane weekend yanjye yagenze neza ariko ejo bundi wazo bivuga ati kuyobora ikiganiro hari igihe abantu batanakubaza uko umeze reka mbanze mubaze uko umeze nyuma yo kwegukanya igihembo cy'umunyamakuru wakoze inkuru nziza ya siporo yujuje ibipimo bisabwa ugahembwa imbere y'imbaga y'abantu félicitations d'abord merci beaucoup rwose kandi bien mérité hari igihembo umuntu ahabwa rwose akavuga ati izi nta mpaka zihari n'urucabana iriya nkuru yari yujuje ibyangombwa byose kabisa urakoze cyane wayitondeye urayitotora utubwira umuzi n'umuhamura wa APR yaturutse urakeneye cyoteza urakoze kwizigira uragikwiye rwose reka tubanze tumufelicite kuko ni ikintu kiba gishimishije cyane rwose ubwa mbere ni igihembo kigaragaza uburyo dukorana n'umumama w'umuhanga uriya ibintu byose bifite ibimenyetso biroroha kubisobanura cyane nk'umuntu ukora analize ukunda fact cyane rwose niyo tujya kuri APR yateye bitatu nta murero uze kuvuga ngo hano murahengamye bavuga ko APR yabatsinze kandi tuvuge ko yabarusha kandi barusha cyane kandi nabo barabyemera so rero niba abantu bavuze ati mwohereze inkuru nta muntu ubujijwe kuyohereza za siporo hari utarabimenye nta utarabimenye njye nta nkuru nigeze nkora rwose icya kabiri no mu bandi bagenzi banjye hari abazohereje kuko ntiyapiganye yonyine barazohereje nyinshi ariko barapima baravuga ati reka dushyire ku munzani bigaragara ko iya rigoga izirusha imbaraga atari umutima mubi n'ishyari rero umuntu yakavuze ati félicitations kuko wakoze ibintu by'indashyikirwa icyo rwose ni icyotezo cyawe courage kandi n'ibyiza bindi biri imbere nabonye yari afite ama emotion menshi cyane byaramukoze ku mutima ariko ni na ngombwa wabwa ariko ni ngombwa nyuma y'imyaka ukora ukagirwa ugahabwa ni igihembo cy'umunyamakuru w'umwaka muri siporo uretse muzi ibi buri hari igihe umuntu abona umuntu afashwe n'ama emotion ariko ntamenye ikintu kiri mu mutima reka manze mvuga akantu gato yego nabonye Kayishema aposting urabona Kayishema na rigoga ni nk'impanga agati gakubiranyije urumva aho baturutse mu migende bamuganiye bivugira ngo imigende twahinganye bari bari kumwe depuis aho nyine itangazamakuru rya siporo bakoranye guhera kuri radio 10 imyaka tware ku isango ku isango rya mwarakoranye nabo yahansanze aje muri stage ujya ku gishuri ariko n'imbere yo kujya kuri KFM namusize ku isango njya kuri KFM we abanza kujya kuri 10 none we nyuma kuri KFM ujya kuri 10 hanyuma muragenda namuzana muri RBA mutangiza RTV kick-off ikiganiro cyiza rwose cyo wa gatandatu cyo cyuje ibyangombwa rero hari ikintu Kayishema postinze mbona ni okay nago nzi nawe uratubwira ibya emotion zaho zaturutse ariko kubera ko Kayishema postinze akagaragaza ko igihembo cy'inkuru nziza mumaze imyaka nk'ine n'ine n'itatu ikurikirana oya nicyo mwaka ushize nicyo nabwo yavugaga ko up next avuga ko n'utaha agomba gushyirayo rumva ngo abantu iyo bakoze umwaka umwe bagakubita bagatwara igihembo n'ukurikiyeho bagatwara igihembo urumva ese icyo bita ikiganiro nyine kiba gifite iyo credibility ya consistency rumva ngo n'icyo umwaka utaha n'ubundi ubundi bakabaye bakibagabanya abantu babitaya bagakatamo hagati bakabaye bakibagabanya muzakore none inkuru ya korabo ntago yemewe inkuru abantu babiri bahuriramo cyane rwose bari inkuru sero bagira bakauntinga byamaze kugaragara ko murusha abandi umva kandi mwebwe muzagende mukora inkuru muyihuriremo nge sinenda gukora inkuru rwose reka nyungire inama nk'umuntu utazakora inkuru kitakwizigira azayikora ari inkuru ushaka kuzakora nta nkuru iri kodinze nta niyo amashusho nzakora nge mfa kubona kamera imbere nk'imanukira cyangwa ukanshyira mikoro imbere nk'imanukira ibyo kweditinga ngo ninganiza amajwi ngo iki ngo muri Adobe ngo nshyiremo harya ngo synchronizing ibiki ngo amajwi n'amashusho bijyane uramenya rwose ayo mafaranga uzayarye nzagushyigikira nkubi inyuma nge mvuga ni courage komeza unsindira abantu icyari kumbabaza nuko byari kujya ahandi hatari hano nibwo nari kuvuga ni gute kweri baduciyeho naho kuva byaje mu rugo rwose ni amahoro kandi na Bibiliya irabivuga burya ntago ari bibi na Bibiliya iravuga ngo mbere yo gukunda abo hanze kunda abo mu nzu yes ntago rero wafata ibyo kurya bigenewe abana ngo bihe
dukomeza ikiganiro ubwo abana ntibaturutse hereye ariko igihe leta twinjira mu kiganiro nyuzamo umunota umwe kavuge niko twinjiriyemo urumva mu myaka amaze mu itangazamakuru biriya bihembo byahozeho n'inkuru narazikoraga ariko njye nari nzi ko ari sikamu wumvaga biba byarapanzwe nari nzi ko ari ibintu biba bipanze noneho ngewe reka mbabwire iriya nkuru sinajya wayitanze buriya Shadia twari twicaranye bisiko twicarana yarambwiye ati rigo kuko yaradepoje nawe none arambwira ati ariko se ibi bintu uri kugira nibiki niwe wansabiye ikarita ubwa mbere nari ntunze press card arabya playing ariko ibintu byose ngo yangiriya nkuru ngira nkuru ngo ikwiriye ngo kujya guhatana ngira nkuru ngo ni nziza nyine baricara ariya nababona ibintu byose barabikora nahagana ariko ibi bintu muri kwigira nta kintu bimaze genda bisiko ari scam none no kugira ngo njye kan Kigali hari inkuru zatsinze babanje gushaka abantu aba mentors so hari abana na mentorinze njyayo rero barantumira bambwira ngo nk'umuntu wabaye mentor ngwino kugira ngo abo wa mentorinze nibatsinda nawe ubuhari kuko turaza kubipresenta ubundi nge nagombaga kwigira muri Sainte Famille kureba match ya volley baramamaga ati oya nk'umuntu wakoze izo nshingano mugomba kuba mwari ko turaza kubipresenta ahubwo babihemba neza nka barondo ntabwo babikumenyesha direct ko watsinze oya ntabwo nari mbizi ku buryo bajya no guhamagara je nari nicaye nteye umugongo kuri podium wumvaga none reka nkubwire hari abantu nari nzi bashyizemo inkuru bibikomerezwa buryo navuga none nyine hari n'amakuru yandi nari mfite navuganira kareka ibyo ntabwo bishoboka n'abantu twe twicanye bambyaga ngo nyamara ngo uratsinda niyo yamubyihore nacanye na FIFA kuri 10 nireka byihorera ibyo bintu so bampamagaye nawe yari yateretsemo bampamagaye rero nanareba turi kwitera story kareka ibi bintu ni scam so baramamagaye numva ushesha urumeza wumva urarabye wumva ubwenge buratakaye jewe buriya none wumpa agaciro no gutekereza amafaranga y'ibihembo nkunda amafaranga pe ariko iyo umuntu nyine habayo reconnaissance muri uyu mwuga dukora njye mu mutwe wanjye rero buriya emotion hano stroke mpita ntekereza imvune nahuye nazo abantu bandwanyije njya gutangira mani nkahita numva nyine amarira araje nicyo kintu cyabinteye rero sinzi abagabo ko duteye njye mbona igihembo cya YouTube nakibonye nko mu mezi nkarindwi ya mbere nuzi 1,100 nyine abantu bavuga ngo n'amafaranga ntayo bazana pe bira no kubeshya ntayo bazana ariko ibirigoga rero bavuga ngo batekereza nyine ngo agahita riranga abantu bamurwanye ahubwo nge noneho mutsita ujya kurya mba numva none ariko bafite neza mbavuga ni none ndanabica nje se narira ahubwo nge ntabwo narira ahubwo mitangitereka ranga bavuga nisha naho mwahereye noneho muzongere shamwe ntabwo mwahuye ni bintu twe duhura nabo muri abadamu babajije none muri sport mana abagabo muraturwanya ntago nzi impamvu cyane njye nahuye n'ibintu bya katubyihorera pore komera ihangane imyaka 15 irashize se nta kibazo mfite ikinyenze nuko abigezaho kabatsinda nabo bakomeze bihangana nabo watsinze nta kindi nabagira bakore cyane reka twinjira mu rubuga rw'imikino reka twinjira mu rubuga rw'imikino noneho kuko mwandondogoje mukamvugisha amagambo menshi ubuhanga bw'ibyuma nibamfashe mbinjize mu rubuga rw'imikino rwo kuri wa mbere muri ubu buryo